Haleluya, 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 ndabaramukije bene data bakundwa umwami wacu Yesu Kristo, mbifuriza amahoro y'Imana ngo abane namwe. Amahoro y'Imana rero atangwa na Yesu Kristo kuko niwe nzira, ukuri n'ubugingo, ntawe ugera kwa data atamujyanye. Rero Yesu niwe gakiza kacu, niwe gakiza k'abari mu isi bose, niwe mwana w'Imana rukumbi Imana yemeye gutanga kugira ngo abe incungu y'abanyabyaha bose, umwizera wese kugira ngo atarimbuka ahabwe ubugingo buhoraho. Ufite uwo mwana rero, umwana w'Imana Yesu Kristo, ufite uwo mwana niwe ufite ubugingo, naho udafite uwo mwana nta bugingo afite. Nimunyemerere rero duce bugufi imbere y'Imana yacu, tuyihe icyubahiro. Data mwiza, Imana ikomeye, Imana igira neza, Imana ikiranuka, duciye bugufi dupfukamye imbere yawe tuguhaye icyubahiro, tuje kugushimira ibyiza byose uduha, tuje kugushima kubw'imirimo n'ibitangaza udahwema gukora, tugushimiye urukundo rwawe rutigeze rubaho, rutigeze rugaragara ahandi, rwa rundi wihariye wenyine, rumwe rwatumye utanga umwana w'ikinege Yesu Kristo kugira ngo umwizera wese atarimbuka. Turaje rero turakwinginze kugira ngo utwejeshe ayo maraso yamenetse igorogota ku musaraba, natwe kubwo kuyizera duhinduka bera rwose. Turakwinginze rero kugira ngo kandi uduhe imbaraga z'umwuka wera, kugira ngo ibyo dukora n'ibyo tuvuga tubikore tuyobowe n'umwuka wera, kandi abayoborwa n'umwuka wera bose nibo bana b'Imana. Nsengera abera bose aho bari, nsengera abanyabyaha b'isi yose kugira ngo ubiyere kubihishura ubahe agakiza kawe, kandi kubera yuko impamvu utaza gusoza iyi si ari ukugira ngo buri wese abashe kwihana. Impamvu utindije umunsi w'imperuka, impamvu Yesu atinze kugaruka, ni ukugira ngo abanyabyaha Imana irebe ko hari n'umwe warokoka. Nuko rero bazarokoka tubigizemo uruhare, bazarokoka kubera kumva ijambo rizima, ijambo ribohora, ijambo ry'ukuri n'ubugingo, ijambo ry'agakiza, tukarijyana tukarigeza mu mahanga yose. Ubane natwe rero, ibyo tugiye gukora ntabe ari twe, twambaje twizeye mu izina rya Yesu Kristo, amen, amen, amen. Ikintu rero tugiye kuganiraho aka kanya, ndashaka ko tuganira ku magambo avuga ngo ngiri ibanga akoresha ngo abashe kwigarurira imitima ya benshi ndetse n'abayisilamu by'umwihariko. Uwo ninde? Uwo ni umushumba wa Kiliziya Gatolika ku isi, uri kwigarurira imitima y'abisilamu ku buryo bw'umwihariko, nk'uko mubibona hirya hino, nk'uko mubibona asinya amasezerano inshuro zirenze imwe y'ubufatanye, yo kugendera hamwe, kandi aba arimo kwiyemeza yuko icy'ingenzi ari ukwimika ibibahuza, naho ibibatanya bakabyimura. Kwimura rero ibibatanya niyo masezerano agenda asinya hirya hino n'abayisilamu batandukanye, bagasinya amasezerano y'ubumwe, amasezerano yo kugendera hamwe, amasezerano yo kurandura ibyabatandukanyaga, intambara zose zari hagati yabo zishingiye ku by'imyizerere zikarandurwa burundu. Nyamara rero Yesu Kristo nta kundi byagenda, aho yageze habaho kwivangura, habaho kwitandukanya. Ntago abemera n'abatemera Yesu bashobora kugenda mu nzira imwe, kuko inzira tugendamo ni inzira ifunganye, ni inzira yo kwizera Yesu Kristo, ni inzira y'agakiza, ntago ari inzira y'igihogere. Ijambo ry'Imana niryo ribivuga neza, rikavuga ngo abagenzi naho baba baswa bate, ntago bazayoba iyo nzira. Haleluya! Izaba inzira yo kwera, izitwa inzira yo kwera, abanduye imitima bose ntago bazayigendamo.
rero abanduye imitima ntago bazayigendamo. Abanduye imitima ni bande? Twezwa n'amaraso ya Yesu. Izina rya Yesu niryo ridukiza, niryo ritweza, niryo ridutunganya. Ufite uwo mwana rero mu mutima we niwe ufite ubugingo. Dufite ubugingo kuko dufite Yesu mu mitima yacu. Naho abatamufite nta bugingo bafite. Ijambo ry'Imana ni ukuri, kandi Yesu yarabihamije, aravuga ngo muzaba abigishwa banjye by'ukuri nyakuri nimuguma mu ijambo ryanjye, aho niho muzamenyera ukuri, kandi ukuri kukababatura. Ukuri kubatura rero nta handi tukuvana ni mu ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana rero ni ukuri, ni ubugingo. Uyoboye naryo niwe utazayoba, niwe utazagenda mu mwijima. Niyo mpamvu rero dushishikarizwa, twebwe abamaze kumenya ukuri, twebwe abamaze gusogongera tukumva ko Yesu aryoshye, tukumva ko Yesu agira neza, dufite inshingano zo kumushyira abandi. Nimureke tugende rero twihute tujye mu mahanga yose, tubabwize ukuri, tutabashyeshyenga. Icyishe isi ya none ni uko babashyeshyenga, bakababwira ngo ni amahoro, ni amahoro. Ijambo ry'Imana niryo ribivuga neza. Uruguma rw'abantu banjye barugomara baruca hejuru. Turaza kubisoma kugira ngo namwe mubyiyumvire ko atari amagambo yanjye. Rero wakwibaza ngo uyu mushumba wa Kiliziya Gatolika n'abamuri inyuma bose, n'abamukurikiye bose, n'abamuyobotse bose, ni irihe banga ari gukoresha kugira ngo yigarurire imitima y'Abayisilamu? Ni irihe banga ari gukoresha? Ibanga ari gukoresha rero nta rindi ngiri, ni ukwimura ibyari bigize itandukaniro hagati y'Ubukristo n'Ubusilamu, hanyuma bakimuka ibibahuza. Ibibahuza rero urumva yuko bishobora kuba bihari, ariko icy'ingenzi cyatandukanyaga Abakristo n'Abayisilamu ni ukwizera Yesu Kristo nk'umukiza, ni ukwizera Yesu Kristo nk'umwana w'Imana witanze agakuraho ibyaha by'abari mu isi. Umwizera wese atarimbuka, ahubwo ahabwa ubugingo buhoraho. Icyo rero iyo ukivanye mu myizerere yawe nk'Umukristo, nta cyakubuza kugendera hamwe n'Umusilamu, kuko ibindi byose murabihuje. Itandukaniro nyamukuru ryari riri hagati yanyu ni ukwemera ko Yesu Kristo ari we utanga agakiza, ari we gakiza, ari we bugingo, ari we mucyo w'isi, ko ntawe ugera kwa Data atamujyanye. Aho rero iyo icyo kintu ukiranduye, iyo icyo cy'ingenzi ukiranduye mu myizerere yawe, nta cyakubuza kugendera hamwe n'abasigaye bose, nta cyakubuza kugenda mu kigare, nta cyakubuza kugenda mu nzira yagutse. Turasabwa rero kugenda mu nzira ifunganye, kandi inzira ifunganye ni Yesu Kristo. Inzira ifunganye inyurwamo na bake, babandi biyemeje guhara amagara yabo, babandi biyemeje kwiyanga, babandi biyemeje kumaramaza. Nagira mbabwire ngo mu masezerano basinyana ni ukurandura ubuhezanguni. Ubuhezanguni ubwo ari bwo bwose bukarandurwa mu myizerere. Hakabaho ikintu cyitwa relativisme, hakabaho ikintu cyitwa koroshya, kudakabya mu byo wemera. Byaba ngombwa bimwe byatandukanyaga abantu n'abandi ukabijugunya, ukabirandura, ukabishyira ku ruhande, ugakomezanya n'ibyo wizeraga bihuje n'iby'abandi. Rero ibanga nta rindi ari gukoresha kugira ngo yigarurire imitima y'Abayisilamu, nta rindi banga ari gukoresha, ni ukwimura ibyari itandukaniro hagati y'Ubukristo n'Ubusilamu, akimika, agaha ingufu, akimakaza, akubakira ku byo baba bahuriyeho. Birahari rero byinshi, ariko byose uvanyemo Yesu Kristo ndakubwira ko ari ubusa. Ndakubwira yuko urwo rugendo murimo rugana amahoro, rutuma mwimura Yesu Kristo, rutuma mwimura umwana w'Imana mu buzima bwanyu. Urwo rugendo sinkarugendemo
iyo nzira sinkayigemo, kuko iherezo ryayo ni gehinomu, iherezo ryayo ni irimbukiro. Yesu yadutumye kubabwira mu mahanga yose, abo batari bagira amahirwe yo kumenya Yesu ko ari we nzira, ukuri n'ubugingo. Abo ngabo tubarimo rwose umwenda ukomeye cyane wo kujya kubamenyesha Yesu Kristo, wo kujya kubabwira ko Yesu ari we mukiza, wo kujya kubabwira ko Yesu Kristo ari we mwana w'Imana nzima, ko kujya kubabwira yuko ari we bugingo, ari we gakiza. Igihe cyose rero tunaniwe gukora ibyo, turiho urubanza, turiho urubanza, turiho urubanza, turiho urubanza. Kandi niba waramenye Yesu ukaba umwicaranye, ukaba udashaka kumumenyesha abandi, menya yuko nawe nta bugingo uzabona, kuko abanyabyaha bazarimbuka bazize kutamenya, ariko wowe uzarimbuka ko wamenye ukuri ukakwihererana. Wowe uzarimbuka kuko wamenye ingoma y'ijuru, wowe uzarimbuka kuko wamenye ubwami bw'ijuru, ukananirwa kubwinjiramo, warangiza ukabera inkomyi, ukabera igisitaza abandi cyo kugira ngo nabo babashe kwinjira. Rero ijambo ry'Imana riravuga ngo muragowe, muragowe mwebwe mwamenye inzira y'agakiza, mukamenya umuryango w'ijuru uwo ari wo, mukananirwa kwinjira ubwanyu. Mwarangiza mukabuza n'abandi bashakaga kwinjira. Muragowe rero, nta gakiza muteze. Kumenya Yesu, kumenya by'ukuri ni ukumushyira abandi, kuko urukundo Yesu yadukunze nirwo ashaka ko twigana. Urwo rukundo rero ni urukundo rwiyanga, ni urukundo rwishyira mu kaga kugira ngo harokoke ubugingo bwa benshi. Yesu yaratubwiye ngo nimukundane nk'uko nabakunze. Muri iyo nzira yo kugendera hamwe, numva baririmba urukundo, numva baririmba ubumwe, nyamara urukundo nyarukundo rukomoka ku Mana. Kandi Imana yatweretse urugero rwo gukunda ubwo yatangaga umwana wayo w'ikinege Yesu Kristo, kugira ngo abe incungu y'abanyabyaha, hanyuma umwizera wese atarimbuka, ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Dufite umwenda rero ukomeye ku Mana yacu wo kujya kubwira amahanga yose ko Yesu ari umukiza, ko Yesu ari umwana w'Imana, ko Yesu yapfuye akaba incungu y'abanyabyaha, akazuka akanesha urupfu, ubu akaba yicaye iburyo bw'Imana Data, akaba azagaruka aje gucira imanza abazima n'abazaba barapfuye. Azaza aje kurobanura abamwizeye n'abataramwizeye. Icyo gihe nta mahirwe azaba ahari, kubera ko uyu munsi wa none ushobora kwiregura ukavuga ngo agakiza ntikarangeraho, sindumva inkuru za Yesu. Ariko ntago Yesu azagaruka ubu butumwa butarakwira amahanga yose, butarinjira mu matwi ya buri wese, kugira ngo buri wese, kuko Imana ari intabera, hatazabaho kugira urenganywa. Rwose buri wese azaba yarabyumvise, nawe ubwo arwicire avuga ati narumvise, ariko kumvira biranga. Rero nimureke bene Data bakundwa, ubwo isi iri gushaka kuzimya Yesu Kristo ngo imurandure no mu mitima y'abari baramwakiriye, hariho gusubira inyuma gukomeye, hariho gusubira inyuma kubabaje. Iki ni cyo gihe cyo kugira ngo dukomeze abari bari gusubira inyuma, kandi tuzane kuri Yesu abatarigeze bamumenya. Nimunkundire dusome ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana tugiye gusoma Ezekiyeli ibice bitatu umurongo wa 18. Hanyuma twumve icyo Imana itubwira nge nawe. Ibice 3 umurongo wa 18 haratubwiye ngo
nimbwira umunyabyaha ntigupfa ko uzapfa, nawe ntumuburire cyangwa ngo uvugane n'umunyabyaha umwihanangiriza kuva mu nzira ye mbi ngo ukize ubugingo bwe. Uwo munyabyaha azapfira mu byaha bye, ariko ni wowe nzabaza amaraso ye. Dufite rero inshingano ikomeye cyane yo kujya kubwira abanyabyaha b'isi yose ko Yesu Kristo ari we mukiza, ko Yesu Kristo ari we gakiza, ko kumwizera byonyine, ko ari umwana w'Imana wapfuye akazuka akaduha ubugingo buhoraho. Ibyo byonyine birahagije kugira ngo ubabarirwe ibyaha, ubarwe nk'umukiranutsi. Ijambo ry'Imana rero ni ukuri riradushishikaza, riratuburira kugira ngo tugende tuburire abanyabyaha, kuko Imana iri kutubwira ngo mugende mubwire abanyabyaha ko gupfa bazapfa, ariko bazapfa bazize ibyaha byabo, bazize kutamenya, ariko ni wowe nzaryoza amaraso yabo. Ariko nuburira umunyabyaha ntave mu byaha bye cyangwa mu nzira ye mbi, azapfira mu byaha bye, ariko weho uzaba ukijije ubugingo bwawe. Kandi umukiranutsi, nababwiye yuko uyu munsi wa none hari benshi bakiranutse, benshi bakiri umwami Yesu, nyamara kubera yuko barambiwe iby'iyi nzira, bahuriramo n'ibibazo n'ibigeragezo bikomeye, kwihangana biranze. Ariko ijambo ry'Imana riravuga ngo hahirwa uwihangana. Nshuti bakundwa, mwitsikira, mwinyerera, nje kubabyutsa, nje kubahagurutsa ngo mukomeze Yesu, mugire uwibanze mu buzima bwanyu. Yesu mukomeze mumushingireho kwizera kwanyu, higera ubashuka ngo inzira zose zibasha kugera ku Mana. Inzira igera ku Mana ni imwe, ni Yesu Kristo, kandi iyo nzira irafunganye, kuyinyuramo ni ukwihara. Aha rero niho ngo kandi umukiranutsi nareka gukiranuka kwe. Birashoboka ko wakiranutse igihe kirekire, ariko umvira ijambo rikubwira ngo umukiranutsi nareka gukiranuka kwe agakora ibyo gukiranirwa, nzashyira igisitaza imbere ye kandi azapfa. Nta kizamubuza gupfa, kuko azaba avuye mu byizerwa agiye gukora ibyo gukiranirwa. Kuko utamuburiye azapfira mu cyaha cye, kuko ntamuburiye njyewe uwo mukiranutsi ahoze akiranuka ariko akabivamo, azapfira mu cyaha cye, kandi imirimo ye yo gukiranuka yakoze ntizibuka ukundi. Ariko bene data mu kibihagazemo, umvira ijambo riravuze ngo ariko ni wowe nzabaza amaraso ye. Ariko nuburira uwo mukiranutsi kugira ngo adakora icyaha, nawe ntakora icyaha, ni ukuri azabaho yemeye kuburirwa, kandi nawe uzaba urokoye ubugingo bwawe. Aha rero iri jambo niryo nshingiraho mpamagarira abigishwa ba Yesu Kristo bo mu mahanga yose, nimwumvire ijambo Yesu avuga, mugende muburira abanyabyaha bave mu nzira mbi, baboneze inzira yo kwizera Yesu Kristo, bababarirwa ibyaha, nibinjirire mu irembo rifunganye rijyana mu bugingo, ari we Yesu Kristo. Kandi nimugende muburire n'abahoze ari abana b'Imana, nimugende muburire abahoze bakiranuka, bakaba bari gutentebuka, bakaba bari kugwa. Tugende tubaburire, tubereke aho bari gusitara, tubereke icyo bari kugwamo, kuko nitutabikora natwe nta bugingo dufite, kuko tuzaryozwa amaraso yabo, kandi imirimo yabo ya mbere bakoze ntizibukwa. Nimunyemerere rero, mwemere, mwitange, mwitinya kwitanga, mwitinya. Yesu Kristo ari kwimurwa mu madini atandukanye, ari kwimurwa mu batuye iyi si, kugira ngo izina rye ritongera kuvugwa, kuko igihe kirekire ngo byagaragaye ko atera ubwivangure mu bantu. Nibyo koko, Yesu atera ubwivangure mu bantu. Ibyo
ibyo ni ukuri, ibyo ni ihame. Ariko se turabigenza gute ku isi ishaka ko tugendera hamwe kandi Yesu dutwaye, Yesu uri muri twe, twe twarapfuye, ni Yesu uri muri twe. Nubwo mubona tugenda ntabwo ari twe turiho, ni Yesu uri muri twe. None isi irashaka ko tugendera hamwe, kandi aho Yesu Kristo yageze habaho kwivangura. Biragenda bite bene data? turimura Yesu Kristo kugira ngo tugendere hamwe, ariko si ubwo nitugendera hamwe tudafite Yesu turaba tugana he? Nta handi twaba turi kugana, kuko utari muri Yesu ari mu nzira ya Satani. Utari mu nzira y'agakiza ari mu nzira y'ibyaha, ari mu nzira y'ubugome, ari mu nzira ya Gihenomu. Utari mu nzira ya Yesu ari mu nzira ya Satani. Rero uyu munsi wa none abanyamadini bakomeye, abanyamadini ku rwego rw'isi, abahagarariye abandi, bari kugenda bagasinya amasezerano uko bwije uko bukeye yo kugendera hamwe, yo gufatana urunana, nyamara bakirengagiza ko gutwara Yesu bitera ubwivangure mu bantu. None nshuti bene data, kugendera hamwe ni byiza, biranavugitse neza, urumva ari byiza cyane. Ariko se ko Yesu atera ubwivangure mu bantu biragenda bite? Yesu aho yageze habaho kwitandukanya, habaho kwivangura, ababiri bakarwanya abatatu, umugore agashwana n'umugabo, umukazana na nyirabukwe, umuhungu na se. Aho Yesu yageze habaho kwivangura. Aho Yesu yageze uwamuyobotse isi iramwanga. Rero isi ya none irashaka ko twitwa abakristo by'umwambaro gusa, ariko ikatubuza kumaramaza. Ariko nagira ngo mbabwire, mbamenere ibanga, nta gukurikira Yesu kutarimo kumaramaza, nta gukurikira Yesu kutarimo guheza ukajya à l'extrême, nta gukurikira Yesu kutari ukumaramaza, kutari ukumesa kamwe, nta gukurikira Yesu kutari ukumaramaza. Mesa kamwe nshuti yanjye, naho ubundi nushaka kugenda hagati na hagati uraba akazuyazi. Kandi ijambo ry'Imana riravuga ngo niba udashyushye ntukonje, ngiye kukuruka uve mu kanwa kanjye. Kuko ubonye byibura ngo iyaba wari ushyushye cyangwa wari ukonje, none ubwo udashyushye ntukonje, ubwo uri akazuyazi, ngiye kukuruka uve mu kanwa kanjye. Ibyo bishatse kuvuga yuko gukurikira Yesu Kristo ni ukumaramaza, ni uguheza inguni, ni ukuva mu by'isi byose, ni ukureka gukeza abami babiri, ukamenya ko ugomba gukeza umwami umwe ari we Yesu Kristo, ukazinuka isi n'ibyayo byose. None uyu munsi wa none, isi ya none iragushishikariza kuba umukristo, ariko ngo ukagendera no mu by'isi, ugakeza abami babiri. Nyamara ijambo ry'Imana ritubwira kumaramaza, kugeza naho twiyanga, kugeza naho twanga ubuzima bwacu. Ukunda ubuzima bwe azabubura, ariko ubuhara kubera Kristo, uwo niwe uzabutunga kandi by'iteka ryose. Ni munyemerero dukomeze dusome ibyanditswe. Tugiye gusoma ibyanditswe byera muri Yohani ibice 14. Yohana ibice 14. Yohani ibice 14, twagiye tuhasome 14. ni mwumva ibi bene data bakundwa. Yohani ibice 14 umurongo wa 27 haratubwira ngo mbasigiye amahoro, mbahaye amahoro yanjye. Umutwe w'iri jambo uravuga ngo Yesu asezera ku bigishwa be. Yesu rero asezera ku bigishwa be, yabahaye umwuka wera. Aravuga ati ariko umufasha ari we mwuka wera, uwo Data azatuma mu izina ryanjye, niwe uzabigisha byose, abibutse ibyo nababwiye byose. Arangije rero arabasezera,
arababwira ati haleluya haleluya, arababwira ati mbasigiye amahoro, amahoro yanjye ndayabahaye, twarayakiriye amahoro asendereye, nta wundi uyatanga, amahoro atangwa na Yesu. Isi ya none ngiri gushaka amahoro yimura Yesu Kristo, ayo mahoro ni ay'isi. Ari kumva iki ijambo ry'Imana rivuga, umva uko Yesu yavuze. Yaravuze ngo mbasigiye amahoro, amahoro yanjye ndayabahaye. Haleluya. Icyakora simbaha nk'uko ab'isi batanga. Imitima yanyu ntihagarare kandi ntitinye, kuko amahoro Yesu atanga ntago ari nk'ay'isi. Yesu yaduhaye amahoro, amahoro meza, amahoro yuzuye atangwa na Yesu. None urajya gushakira amahoro hehe? Kandi kugira ngo mujye muri iyo nzira yo gushaka amahoro bigusaba kwimura Yesu Kristo, kuko ngo byagaragaye ko Yesu Kristo ari we kibazo, ari we utera ukwitandukanya mu bantu, ari we uteza umwiryane mu bantu. Kandi ibyo koko ni ukuri pe. Umucyo n'umwijima ntibyabangikana, aho Yesu yageze direct hahita habaho kwivangura, babiri bakarwanya batatu. Nuko bimeze, babahora Kristo. Kristo ubundi ni ipfundo ry'ibyo twizeye, ni ipfundo ry'ibyiringiro byacu. Ntabwo rero wamutakaza ngo ube ukibonye ubugingo. Igihe cyose rero umutwaye, Satani arakwanga, Satani arakurwanya. Kandi iyi si twibuke ko iri mu biganza bya Satani, aho ijambo ry'Imana rivuga ngo wasi uragoye kuko umanukiwe n'umubi. Isi rero yashyizwe mu biganza bya Satani. Niyo mpamvu nutwara Yesu Kristo umaramaje, akaba ari we uriho muri wowe, we waremeye gupfa kugira ngo Kristo abe ari we utwarira muri wowe, isi izakwanga nta kabuza. Isi rero ni kwanga, ntabwo kugendera hamwe n'ab'isi bizaba bigikunze. Niyo mpamvu uyu munsi wa none ngo isi iri kugendera hamwe, ariko ikabona bidashoboka ko uwo mugambi w'amahoro ugerwaho, hakiri ibibatandukanya. Muri ibyo bibatandukanya b'isi, ku isonga harimo umwami wacu Yesu Kristo. Kubw'ibyo rero amasezerano agenda asinywa hirya hino mu kuzanira amahoro isi, nta kindi aba agamije, ahubwo muri yo haba havugwa ngo tugendere hamwe, twimike ubuvandimwe, twimure ibyadutandukanyaga byose, twimike ibiduhuza, ibyo duhuriyeho. Rero nababwiye yuko dufite inshingano iremereye, ikomeye ariko nziza, yo gushyira abantu mu mahanga yose agakiza, yo gushyira abantu mu mahanga yose Yesu Kristo. Tukagenda tukababwira tuti mwaribeshye, mwarayobye, tukabibabwira n'ubugwaneza. Ijambo ry'Imana reka mwumve, tugende tugiye gusoma urwandiko rwa kabiri Pawulo yandikiye Timoteyo, ibice 4 umurongo wa 2. Haravuze ngo, reka duhere ku murongo wa 1. Ndagutongera mu maso y'Imana no mu ya Kristo Yesu, uzaciraho iteka abazima n'abapfuye, ubwo azaboneka aje kwima ingoma ye. Ubwiriza abantu ijambo ry'Imana, ngo tubwirize abantu ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana rihese kubabwira ko Yesu ari we mukiza, kubabwira ko Yesu ari we nzira, kubabwira Yesu ko ari we bugingo, kubabwira yuko ufite uwo mwana ari we ufite ubugingo, tukerura tukababwiza ukuri. Ngo ubwirize abantu ijambo ry'Imana, ugira umwete mu gihe kigukwiriye no mu kitagukwiriye. Guhana biremewe, uteshe, uhugure, ufite kwihangana kose no kwigisha. Igituma ugomba kugira kwihangana
nuko igihe cyose uzaba uvuga ijambo ry'Imana ry'agakiza uzahura n'imbogamizi, kuko amatwi y'abantu azaba barya badashaka kumva inyigisho nzima. Ngaho nguko reka dusome ku murongo wa 3 ngo kuko igihe kizaza batazihanganira inyigisho nzima. Sibyo se koko uyu munsi kuvuga inyigisho nzima ukerura ukavuga ko Yesu Kristo ari we nzira yonyine rukumbi igana mu bugingo, ibyo bigize icyaha, kuko uri kubiba amacakubiri mu bantu, uri gusebya abandi ko imyizerere yabo atari yo. Ibyo ngibyo ngo ni ukutubaha abandi, ngibyo ibyaha tugiye kuregwa mu minsi iri imbere. Ariko Pawulo yaratuburiye ubwo yabwiraga umugaragu w'Imana Timote, amubwira ngo kuko igihe kizaza batazihanganira inyigisho nzima, ahubwo kuko amatwi yabo azaba barya yifuza kumva ibibanezeza, bazigwiriza abigisha bahuje n'irari ryabo. Uyu munsi abari mu madini atandukanye barashaka kubwirwa ibyo amatwi yabo ashaka kumva. Ntawe ushaka kumva ijambo rimumenagura, ntawe ushaka kumva ijambo ry'inkota, ntawe ushaka kumva ijambo rimushishimura umutima, rimwereka ko ari mu manegeka, rimwereka ko azarimbuka. Tugomba rero kurivuga. Niyo mpamvu yatangiye avuga ngo mufite kwihangana, ngo ubwirize abantu ijambo ry'Imana, ugire umwete. Reka tugire umwete bene data, tugende mu gihe kidukwiye no mu kitadukwiye, uhane, uteshe, uhugure, ufite kwihangana kose no kwigisha. Kuko igihe kizaza batazihangana inyigisho nzima, ahubwo kuko amatwi yabo azaba barya yifuza kumva ibibanezeza, bazigwiriza abigisha bahuje n'irari ryabo. Kandi baziziba amatwi. Ndabizi turavuga tukarangurura, ariko abantu bariziba amatwi. Igituma biziba amatwi nta kindi, nuko nyine amatwi yabo barya, arashaka kumva ibibanezeza gusa, nagashaka kumva ikibabwira ngo uri mu nzira mbi, hindukira dore inzira y'agakiza niyi. Ntabwo ashaka kubabwira kumva babwirwa kuzinuka isi, nyamara niko kuri. Yesu yaravuze ngo muzinuka isi n'ibyayo byose, musige byose munkurikire. Ngo kandi baziziba amatwi ngo batumva ukuri, bazayoba bakurikize imigani y'ibinyoma. Abantu benshi bari gukurikira inyigisho zidafite imizi mu ijambo ry'Imana, bagakurikira inyigisho tutazi iyo zaturutse, kandi nyamara Yesu yaratubwiye yuko ukuri kose kuri mu ijambo rye, kandi ko aribwo tuzabaturwa nuko kuri kose kuri mu ijambo. Ariko wehoho wowe nanjye, twirinde muri byose, wemere kurengana, vuga ukuri, vuga ijambo rikiza. Erura ubabwire ko Yesu wenyine ari we nzira y'ukuri n'ubugingo. Erura ubabwize ukuri yuko nta yindi nzira ihari. Erura ubabwire yuko abatari muri Yesu bose bazarimbuka. Erura ubibabwire nibashaka bakwice. Erura ubibabwire nibashaka bagutera amabuye, si wowe wa mbere. Erura ubabwire yuko nta yindi nzira igeza mu bugingo usibye kunyura muri Yesu Kristo. Niyo mpamvu nkwinginga ngo ariko wehoho wirinde muri byose, wemere kurengana, wirinde muri byose, wirinde ibishuko byatuma ugoreka ubutumwa bwiza, wemere kurengana, ukore umurimo w'ububwiriza butumwa bwiza, uvuga ubutumwa bwiza. Ubutumwa bwiza nawe ubabwiye ni bwa bundi buvana abantu mu byaha, ubabwire ko Yesu Kristo ari we gakiza. Umwakire rero aragenda akamuhindura mushya, ibya kera biba bishize. Tubwirize abantu Yesu Kristo ko ari we ukiza, tubabwire iby'umwuka wera n'imbaraga zemeza bisi by'ibyaha, hanyuma bahindukire bakizwe. Ubwo twakijwe nabo bazakizwa, muhumure. Ariko wowe wirinde muri byose, wemere kurengana, ukora umurimo w'ububwiriza butumwa bwiza, uzasohoza umurimo wawe wo kugabura iby'Imana. Turi abagabura b'iby'Imana Data, reka dukore uyu murimo twahamagariwe twishimye, tunezerewe. Imana yacu izaduhemba ndabizi. Niyo yadutumye kandi irashaka ko dusohoza ubutumwa yaduhaye. Rero twatangiriye hahandi havuga ngo ngiri ibanga akoresha ngo abashe kwigarurira imitima y'Abayisilamu. Ibanga akoresha rero ni irihe? Nuku
ukudahamya Yesu Kristo ko ari we nzira ukuri n'ubugingo, ni ukutaberurira ko inzira ijya mu bugingo ari Yesu Kristo, ni ukwifatanya nabo mu byo barimo akababwira yuko nabyo bizabageza ku Mana, ni ukwanga kumesa kamwe. Ngiryo ibanga akoresha kugira ngo yigarure imitima y'abayisilamu, ababwira iby'amatwi yabo ashaka kumva. Ngiryo ibanga, ababwira iby'amatwi yabo ashaka kumva. Nyamara ukuri ni uku, udafite umwana w'Imana nta bugingo afite. Bayisilamu nshuti zanjye bakundwa, namwe banyamadini yandi atandukanye, mwe mufite imyizerere yindi itari Yesu Kristo, ijambo nimwe ndizaniye. Yesu niwe nzira ukuri n'ubugingo, nimumese kamwe, nimwime amatwi ababashuka, ababayobya. Yesu niwe nzira ukuri n'ubugingo. Iri jambo ni iryo kwizerwa kandi ni iry'ukuri. Nimwemere, mumwizere, abahe agakiza. Tugiye rero gusoma muri Yesaya ibice 57. Tugiye gusoma Yesaya ibice 57. Haleluya. Ibice 57, twihute tuhagere. Yesaya ibice 57 umurongo wa 20 haratubwiye ngo, ariko Yesaya 5:7 umurongo wa 21, nta mahoro y'abanyabyaha niko Imana yanjye ivuga. Nta mahoro y'abanyabyaha niko Imana yanjye ivuga. Abatazi Yesu Kristo bose natwe twari abanyabyaha, nta kindi cyatumye dukira ibyaha, twezwa ibyaha, ni amaraso ya Yesu. None rero nawe ndakwinginga, kugira ngo ubone amahoro yuzuye, ni uko winjira muri Yesu. Kugira ngo wezwe ibyaha, ni uko winjira muri Yesu. Nk'uko natwe twinjiyemo, twari babi no kubarenza, ariko kubwo kwinjira mu maraso ya Yesu, kubwo kumwakira no kumwizera, twahindutse abera rwose. Twagiye kandi tugiye gusoma muri Yeremiya ibice 6 umurongo wa 14. Haratubwira ngo, uruguma rw'abantu banjye barwomoye baruca hejuru, bavuga bati ni amahoro, ni amahoro. Ariko rero nta mahoro ariho, nta mahoro ariho, kuko nta mahoro y'abanyabyaha. Ariko ubashuka ngo mugendere hamwe, akananirwa kubabwira yuko Yesu ari we nzira ukuri n'ubugingo, kutamwizera wese azarimbuka. Njyewe rero nje kubibabwira, ndabibabwiye. Ibanga akoresha kugira ngo abigarurire, ni uko ababwira iby'amatwi yanyu ashaka ko mwumva. Nyamara inzira y'agakiza warayizi, ni uko yanga kuyibabwira. Inzira y'agakiza ni Yesu Kristo, umwana w'Imana. Ufite uwo mwana niwe ufite ubugingo, udafite uwo mwana nta bugingo afite. Niwe nzira ukuri n'ubugingo, ntawe ujya kwa Data wa twese kereka amunyuzeho. Ibanga rero Papa Francis akoresha kugira ngo yigarurire imitima y'abayisilamu, nuko abashyeshyenga akababwira yuko inzira zose zabageza ku Mana. Imyizerere yose bafite, icy'ingenzi ari uko ngo bahuje Imana Data, ariko ntago ari byo. Ntawe umenya Data atabihawe na Mwana, n'uwo Mwana ari we Yesu Kristo ashatse kubihishurira. Nimwerure mubwiza abantu ukuri, namwe banyamadini bagaturika, abaprotestanti, mwese abizera Yesu Kristo, mwese mureke gushyeshyenga abantu, mwomora uruguma muruca hejuru. Muragowe, namwe muzarimbuka. Mubwiza abantu ukuri ko Yesu Kristo ari we nzira ukuri n'ubugingo. Ngo uruguma rw'abantu banjye barwomoye baruca hejuru. Twebwe ntago dushaka komora uruguma turuca hejuru, turaje turutoneke, umwami Yesu arwomore, abantu nibwo bari bukire. Naho murakomeza musigiriza mubabeshya, bararimbutse, ariko namwe mutiretse murarimbukana nabo. Nababwiye amagambo menshi uyu munsi. Rero tukatujyana agakiza tukabashyire
mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo ibice 28, mwibuke inshingano Yesu yaduhaye. Yaratubwiye kuri 19, yaratubwiye ngo nuko Yesu arabegera avugana na bati, nahawe ubutware bwose mu ijuru no ku isi, muhumure, mwiterwa ubwoba nuko ngo muri bupfe mugire gute. Oya, Yesu yahawe ubutware mu ijuru no ku isi, nta kizakubaho atabyemeye, kandi azabana natwe. Ngo nuko Yesu arabegera avugana nabo ati, nahawe ubutware bwose mu ijuru no ku isi, nuko mugende muhindura abantu bo mu mahanga yose abigishwa. None se uri kugenda ukegera abasilamu ukanga kubabwira Yesu, ukanga kubahindura abigishwa ba Yesu, ukumva ari kuri gukorera Yesu wahe? Ukumva kuri uri gukorera Imana yahe? Imana yahe uri gukorera? Ugenda ukanga kubwira batazi Yesu, ukanga kumubabwira, ukanga gushyira Yesu abamukeneye. Uri gukorera Imana yahe? Ko Yesu yavuze ngo nuko mugende muhindura abantu mu mahanga yose. Bahindura uhereye abayisilamu, uhereye ku bayisilamu, bahindure baba bigishwa ba Yesu Kristo. Nuko mugende muhindura abantu bo mu mahanga yose abigishwa, mubabatize, kandi mubabatize mu izina rya Data wa twese n'Umwana n'Umwuka wera, mubigishe kwitondera ibyo nababwiye byose, kandi dore ndi kumwe namwe iminsi yose kugeza ku mpera y'isi. Njyewe niyemeje kubabwira ibyo Yesu yamenyesheje byose, kandi niyemeje kubabwira ko mugomba kwitondera ibyo Yesu Kristo yambwiye byose. Mba ngerageje kubavungurira ni mwitondera ibyo Yesu yababwiye byose, kandi Yesu ari kumwe natwe, ari kumwe natwe kugera ku mperuka y'isi. Rero impamvu ari kwibanda ku bayisilamu nayo twayirebaho. Kuki Papa Francis yibanda ku bayisilamu? Nagira ngo mbabwire ngo ku isi hari amadini 4 akomeye ahagarariye ayandi, kandi afite abantu benshi. Idini rya mbere rifite abantu benshi ni Christianisme. Mu bakristu harimo abagatulika, harimo abaprotestant, harimo n'aba orthodoxe. Hanyuma idini ya kabiri irimo abayisilamu. Abayisilamu nabo bafite ibice bitandukanye. Nagira ngo mbabwire ngo Christianisme uyu munsi wa none ifite miliyari 2 n'igice, niba ntibeshye, nibyo, hafi miliyari 2 n'igice. Hanyuma muri abo bakristo, Christianisme ifite hafi miliyari 2 n'igice, irimo abagatulika, abaprotestant n'aba orthodoxe. Hanyuma rero abayisilamu bari ku mwanya wa kabiri, bafite miliyari 2 z'abafite imyizerere ya Kisilamu. Mu bice byabo byose bitandukanye, burya nabo bafite ibice byinshi. Hanyuma rero hari abahindu, bo bafite miliyari 1 na miliyoni 16. Hari ababudiste bafite hafi miliyoni 507. Urumva rero hari Christianisme, hari Islamu, hari Hinduisme, hari na Buddhiste. Noneho rero aba Buddhiste urumva uko bigiye bikurikiranye. Abakristo bafite umubare munini ku isi, hakurikiye abayisilamu. Ubu rero hari impungenge cyangwa se hari projection y'uko abayisilamu muri 2050 bazaba bararuse cyane abakristo. Kubera iki? Imyizerere y'abayisilamu barabyara cyane, dore ko baba baranafite abagore barenze umwe, barororoka cyane. Uko kororoka rero niko gutuma bafite umuvuduko w'ubwiyongere, mu gihe hamwe na ya gahunda y'isi, nk'uko Papa Francis agenda muri gahunda z'isi akagenda no mu by'Imana. Muri ya gahunda y'isi muzi ko imihindagurikire y'ikirere iteje ikibazo abatuye isi, kandi ku isonga harimo nyirabayazana ubwiyongere bw'abaturage. Uko kwiyegereza rero abasilamu azajya agenda bahuza imyizerere, bagere naho nabo bagira imyumvire ihuye n'iy'abakristu b'iki gihe basigaye ari abakristo ku izina.
kuko abakristo nyabo bakurikiza amategeko y'Imana, bakurikiza ijambo ry'Imana, ntabwo bagendera ku murongo isi igenderaho. Rero nimunyemerere ducumbikira ahangaha, icyo narinje kubabwira ni ukubamenyesha ibanga Papa Francis akoresha kugira ngo yigarurire imitima y'abayisilamu. Nta rindi rero twaribonye, ni ukwimura ibyari bitandukanyije ubukristo n'ubusilamu, ari we Yesu Kristo, hanyuma bakimika ibi bahuza gusa, naho ibibatandukanya ku isonga hariho Yesu Kristo, bakabyimura. Kwimura Yesu Kristo rero niko gupfa, yemwe bakristo. Kwimura Yesu Kristo niko gupfa. Ngo muri gushakira hamwe amahoro, nyamara amahoro yuzuye, amahoro Yesu atanga ntago yatanga nk'uko isi yatanga. Amahoro yuzuye atangwa na Yesu. Abamwizeye bose bakamwizera yabahaye ubushobozi, abamwemeye bose bakamwizera yabahaye ubushobozi bwo kwitwa abana b'Imana. Abo ngabo rero abaha amahoro yuzuye, ntibakeneye andi mahoro atangwa n'isi, kuko isi itanga amahoro y'igice, itanga amahoro ya pirate. Amahoro yuzuye atangwa na Yesu. Ndabakunda rero, yari Bibiane Manishimwe ubifuriza agakiza gava ku Mana, gatangwa na Yesu Kristo. Mubwiza abantu kuri, mureke kubashyeshyenga, yemwe bayisilamu mutizera Yesu Kristo. Ndabivuze mbisubiyemo kandi nzabisubiramo, niwe nzira ukuri n'ubugingo, ntawe ugera kuri data atamujyanye. Rero mutazarimbuka muzize kutamenya. Yesu niwe nzira, niwe gakiza. Amahoro y'Imana bane namwe. Ndabakunda cyane kandi niyemeje gukora ibishoboka byose kugira ngo agakiza kuzuye kabagereho. Bye bye, nakagaruka kuri Bibiane TV.